noneho mu buryo bw'Imana ikimenyetso cya mbere cyerekana ko ntabwo nyiti cya mbere kimwe mu bimenyetso ko nabitoranije ubukana ni ukuba ubasha kubona ibyo abandi batabona no kumva ibyo abandi batumva kabone nubwo muri kumwe. Kubona ibyo abandi batabona, kumva ibyo abandi batumva, kabone nubwo mutari kumwe. Harimo za nzozi, harimo n'ibindi ukumva wumvisemo ikintu ariko uti ninkivuga barandeba nabi kandi watinya kukivuga bugacya cyasohoye. Hari ikindi gutotezwa nta mpamvu, kugambana ni kimwe no gutotezwa. Ese ko numva nta mahoro abirimo byose. Ariko ry'imisiyerekana ko wahamagawe nyine. Abantu bose batotezwa bihangane, Imana iri mu byabo. Ikindi ni ugufasha abandi ariko hagera we kubakeneye bakakubura guhufasha. Menya ngo Imana imira gushaka kumufite umutima wo gufasha abandi, gufasha ababaye, ariko we hakenerwa kukeneye ubufasha kabura amaboko akwitaho. Nsubiga ko Imana ibyemera ariko Imana ikabigukorera ahera bikora burya. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mwiyerekwa ry'umushumba Reverend Ntambabazi Jean Baptiste ubwo yasengaga Imana yamuhishuriye abantu benshi batsikamiwe n'amateka mabi. Imana yamubwira ngo genda ubasuke amavuta ubuzima buhinduke nabo bahindura ubw'abandi. Ubumwe bw'Abera Ministries ntabwo ari idini, nta nubwo ari n'itorero, ni umuryango wakira buri muntu wese akabohoka. Buri muntu wese mu itorero aboheshejwe muri byo. Ubumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Amahoro y'Imana bane namwe mwese abantu badukurikiye ku Bumwe bw'Abera Ministries, aho amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Mbifurije kumererwa neza cyane, umugisha w'Imana ujye ubabaho amanywa nijoro, ntukabure ku mbaraga z'Imana. Mbahaye ikaze nanone, amazina yanjye ni Jerry nkuko bisanzwe. Wowe utameze neza nakubwira ngo mwifurije kumera neza. Kwisi niko bimera, abarwaye, abarwaje, abababaye, abari mu bibazo bitandukanye turabihanganishije. Twakongera kubibutsa ko tukiri muri cya cyumweru nyine n'ubundi muri cya gihe cyo kwakira mituweli mu mushumba. Murakoze cyane. Umeze neza? Nukuri ndashima Imana, nebaza Katonda, namshukuru Mungu. Yego. Ni byiza cyane, twishimiye kongera kukubona no kubona uri en forme mu bururu n'umweru, agapira keza ku Bumwe bw'Abera Ministries. Abantu bajya bambaza se agapira murakagurisha mugatangira ubuntu, hari ahantu umuntu agashaka yakabona. Ego ako gapira kaba ari sawa cyane, karakubereye. Ni byiza cyane cyane cyane. Murakoze cyane. Ntabwo tutugurisha ariko ushatse kudutera inkunga twayakira. Twakaguha ugatera inkunga. Hari uwaza ibiciro ntibihenze ariko uba ushaka gutera inkunga, ariko niza ko Ubumwe bw'Abera dushaka gutera inkunga, ntabwo tugurisha. Oya, turafashanya. Ariko ushaka gutera inkunga ari akantu mbonye byakunda, nta n'ibindi bizaboneka muri iyi minsi. Yego, nibyo byiza cyane. Kandi aho umuntu ari yose twakamugezaho ku isi yose. Ni ukuri bayazane ku isi yose, batera inkunga tuvuga ati shaka twadupira nk'utu nka komande zingahe. Ku isi yose birahagera. Yego, birumvikana. Mbikora rwose, nta ushaka udupira 10 n'ama-t-shirt azaza upfa kutubwira komande zayo. Twe ntago tugurisha ariko kuduteye inkunga. Yego, katubwira imibare y'ushaka twayikuzera rwose. Yego, birumvikanye cyane. Nizere ko no wari ufite amatsiko yo kubimenya, n'uwajyaga bibaza cyangwa byibaza arasobanukiwe uko biba bimeze. Mushumba rero ndagira ngo menye, ubundi harimo abantu bajya bifuza gukora ibintu bitandukanye. Ukagira desire y'akazi gatandukanye. Niyo ukiri umwana hari ibyo uba wifuza kuzageraho. Bamwe kwifuza kuzaba abapilote, abandi abashoferi, abandi ingabo y'igihugu, mbese bitandukanye. Nicyo kimwe no muri uyu murimo twahamagariwe wo gukorera Imana cyangwa se wa gikristo wo kujya mu ijuru. Harimo abantu, harimo ababyifuza, harimo ababyiha, harimo ababyihatamo. Ariko noneho ndagira ngo menye ni ibihe bimenyetso
ushobora kwibonaho ukamenya ko wahamagariwe gukorera Imana? Urakoze cyane. Twongera kwibutsa abantu kuza kureba nimero hasi ko mutumwe utanga wa musanzu yego wo gutanga ya mituweli, Imana ibaha umugisha. Abamaze kubikora Imana ibaha umugisha. none ntagira mbwira ngo ibimenyetso bishobora kuba ari byinshi, yego, ariko ngewe nabonye umwuka ibyihutirwa cyane ibimenyetso biri hagati ya 10 na 12 gutyo, ariko tubonye muda twakomeza. yego. Ubundi koko hari igihe umuntu yumvamo ikintu, ariko n'igihe ujya mu kintu ugasanga si icyawe, ugasanga kenshi ibintu harimo ntabwo ari ibiki. yego, yagombye kuba nk'umufundi, yego, yagombye kuba umushoferi, yagombye kuba umuririmbyi, yego, ariko hari ibintu atahamagariwe. Ntabwo Imana yamuhamagaye nubwo abibyiganira bishaka. Kandi nkubwire Jerry, mu buzima bwa minsi yose ni byiza gukora icyo ushaka, ariko jizirikana ikikurimo. Harimo n'ababyeyi usanga babangamira abana ngo ndavuze ngo uziga ibi uzakora ibi. hari ukundi abyumvamo. Kera bavuga ngo football ngo ni ibirara, ariko uyu munsi umwana baje kuba umukinnyi byamugirira akamaro. Impano yakubeshaho. ko na Ronaldo yasobanura ukuntu yabasha kubaho. So noneho mu buryo bw'Imana ikimenyetso cya mbere cyerekana ko ntabwo nyiti cya mbere, kimwe mu bimenyetso ko nabitoranije ubukana ni ukuba ubasha kubona ibyo abandi batabona no kumva ibyo abandi batumva, kabone nubwo muri kumwe. Kubona ibyo abandi batabona, kumva ibyo abandi batumva, kabone nubwo mutari kumwe. Harimo za nzozi, harimo n'ibindi. Ukumva wiyumvisemo ikintu, ariko uti ninkivuga barandeba nabi, kandi watinya kukivuga bugacya cyasohoye. Harimo n'umuntu rwose utekereza ikintu akavuga ati se bimeze bite, agatinya kukivuga, kandi cyaba akabati kuki ntakivuze. Ahangaha ni uburyo twigisha abantu bagira impano z'Imana zitangirira kwiyumvamo ikintu, kumbi atari kukiyumva ngo nijwi ry'Imana ryavugiye muri wowe. Jya gusura uyu muntu, wagenda ugasanga ararwaye, oherereza uyu muntu ikintu ugasanga cyaragikenewe. None umutima wakubuza wafosinga, ukabona impamvu, ukabona intambara ko kigiyemo. Aho ni ukumenya ngo ufite ibyo mbona, muri make ufite ijisho ry'Imana, ufite no gutwi Imana yaguhaye, kuko urabasha kubona ibintu hamwe. Nibuka hari nabugeze kuganira umwana umwabwira bati mama mwaretse kugenda tugasenga ko mbonye impanuka. Bageze ahantu ku musozi impanukira ariko ntibapfa, ari umwana muto bababwiye. Nawe bari bajyanye muri modoka yararimo, ati mubanze musenga mufatane runana, ati wo mbonye impanuka. Ati ndumva hari impanuka. So ntiyavuze ngo ati ndumva impanuka, arabyumvise muri we. Na Yesu yumvamo guca Betesida, ahasanga umuntu wari umaze igihe arwaye. Yego. So icyo ni cyambere gikomeye, ubihagarara ko ufite ijisho ry'Imana, ufite n'ijwi ry'Imana muri wowe, kandi yabikwiriye. Yego. Ikindi cya kabiri uzasanga cyangwa cya gatatu bitewe no ukuntu abyumva, yuko wahamagawe n'Imana, uziyumvamo twicyo bita humble and kind. Humble and kind, ubwo ni guca bugufi, kwicisha bugufi, no kugira ubumuntu, umuntu ukwiriye. Ukabona buri gihe se kuki abandi basuzugura, ariko kumva wahagahagurutse kumva birakunaniye, kumva woroheje mu buzima, kumva ntago bikomeza. Icya gatatu, ukora iby'Imana ishaka aho kwita ku by'abantu bakubwira, kabone nubwo bagufata nka uri ntagondwa. Ukumva ariko wabiretse ugiye kuririmba ushaka iki, ariko ndajyayo. Ariko ubundi ubu pasiteri wabiretse, ariko ndabikora. Ukumva nubwo ni bimwe byakumura muri wowe, ariko ikintu wakihore ukumva rwose pe, kandi kako wanareba ugasanga gifite risk, ariko we ntuziteho. Ndumva nkwiye gukora bino bintu. Usanga uno muntu buri gihe agendana n'ijambo ry'Imana kugira n'ijambo ry'abantu, kuko we hari ijwi yumva cyangwa hari ko abona. Urugero rwiza turebe umugore witwa Rusi, yari umumowabukazi. Ab'Imana yavuze ngo bavumwe imyaka yose ko batasanganije bisare byo kurya n'amazi, kuko basanganira baramo kubavuma, ngo ariko Imana ntiyakunda kumva uwo muvumo ibaha umugisha. Ubwo ari kumwe na nyina na nyirabukwe Naomi,
ubwo bari bamaze gupfa abahungu be n'umugabo agapfa avuga ati bakobwa banjye we na Orupa ati nimusezerere mu mujyi wanyu mu mana ziwanyu nge nta bagabo nabona baramusoma ariko undi aramubwira utwa Rusi ati reka burya ntaho ndi bujye ariko buri mpamvu ntari bugende imana yawe niyo izaba imana yanjye kwarabwira ati sibu turajyana ngo nkureho abana ndashaje nta mugabo nabona mujye mu bwoko bwanyu mu mana zanyu mushaka abagabo mwakamaze ngarangije ngo witwa Orupa aramusaba amakuru arangira arigendera ariko Rusi aramubwira ati oya cyambere sinkwemereye imana yawe izaba imana yanjye ubwoko bwawe uzaba ubwanjye kandi aho uzagwa niho nzagwa nintabikora imana izaba impora yaragiye ahita aramukurikira ashaka kwitwa Bowazi abyara Obedi abyara Yesaya abyara Dawidi tondo byumva urumva muri we yari afite 100% kusubira iwabo ariko agira icyo yumva kimurimo cyumva icyo kintu umuntu yumva rero nicyo turiho ntutangaze uno witwa Rahabu yari indayigurisha ibonye n'abakiriya igira ngo bonye bakiriya bamuraza batatu baje hangaho ariko amenye karabode bati oya reka nkwereke nubwo menyere kugambanira abagabo abareka mbahishe aje avuga ati ariko rero tuzi ko imana yabagendereye mwadukuye ubwoba n'umutima twarahahamutse ariko twumvise ibyabaye uzampishe bati ntacyo uzashyire akagozi mu idirishya bene wanyu bari mu nzu ariko nitababona muri inzu ntibazatubarweho ikibazo na kimwe ngo bacisha mu idirishya arabohereza ntiyabatanga ntiyabavuga kubera iki azi ko baje gutata igihugu cyabo azirimba ariko kubera ko yifitemwo calling yifitemwo umuhamagaro ahisha abo bantu b'Imana yego wanyumvise ni umuntu ukora imukwiriye ikindi isolation ni iki ko isolation ni nko kumva uri ahantu runaka se uzitiwe ahantu utabasha kuhava hari utari bwisanzure yego hari akazitiro nyine urimo hari ibintu bari bujyemo managutuwe ko twakubuza kumva si ibyawe kumva si wawe kumva nta kutaza mu anniversaire kumva wabikanga bega ukumva wowe utangiye kwitandukanya ushatse kwishyira mu kazitiro kawe wenyine ariko bitewe nuko wumva hari ijambo ry'Imana rikurimo yego hari ibyo witandukanya nabyo urakoze cyane kandi ukumva ugashaka impamvu ntuyibone kutaje muri ibi kutaje muri abandi kutaboneka ariko ukumva si ibyawe ukumva bavuga amagambo si ibyawe ukumva bahoze ubyina muri kumva nabyo si uhatera uko byakugendekeye gute byagenze bite ufite umuhamagaro aho kantu ka isolation and separation Imana ihamagara duhere kuri Abraham yambwiye ngo uva mu nzu ya so na nyoko usige byose uze nkora igihugu uzajyamo cyubita gusiga kwisepara n'abantu kanitandukanya rwose cyane ukabwira umuntu ariko jyewe nubwo nzi kera nubwo nakoraga ibi ariko byarahindutse nagwa rumeze ukitandukanya ndimo ndihute abantu baze kubyumva cyane yabubwira ikintu cya gatanu gikomeye mbwira rwose gukunda ukuri kandi ukuri ni ijambo ry'Imana kandi ukuri ni Kristo ukumva wowe uri umunyakuri muri wowe ibindi ntibikureba mbega ukumva hari ibintu utabasha guhishira udashoboye muri ubwo buzima ari ukumva n'ubundi kandi koko buri gihe umunyakuri agira inshuti nke nyine nibyo ngiye kukubwira ntumunyakuri se ko bitakunda kumuhera abaho no mu buzima babasha akumva nta yindi nzira yaca umuntu udafite amarigondi udafite uducabiranya ukumva we ntabwo turimo cyane akaba yanavuga ati mukorane ibiki mu nama nta gutinya n'abo bandi akimvamo kwa kuri kandi ukuri nibwo bushake bw'Imana muri we cyo kibonyeho menya ngo ufite umuhamagaro w'Imana yego ko nako ndakamenya icya gatandatu cya karindwi kurota inzozi nyinshi zitandukanye kandi zimwe zigasohora kurota inzozi nyinshi zitandukanye zimwe zigasohora you dream a lot urarota cyane kandi inyinshi muri izo zikaba ukuri menya ngo Imana irimo irampamagara nushaka uburi aho uri wicayeho kuva urotera zimwe nabyo the most inyinshi muri zo yego zikaba ukuri
Imana iranshaka kandi iragushaka muri iyi mpano. Iyo muhamagaro igushakamo. Ikindi kimenyetso cyerekana ko ufite umuhamagaro w'Imana, uzasigara wumva wakumva ijambo ry'Imana, wasoma ijambo ry'Imana, rimwe na rimwe ukanimva umwuka wo kuryigisha, ukumva wabwiriza abantu, ukumva wabwira ubutumwa, yego, ukumva na kuri stati niko wanditse ntubyumva. Ikindi twavuga nakwita ngo ni spiritual burden, umutwaro nyine w'umwuka wera, ukumva ufite umutwaro w'abashumba, umutwaro w'itorero, umutwaro w'urubyiruko, ukumva wasengera abantu batabigusabye, ntanyohereza njye ku musozi nkeneye akarago, ntabyo kumbwira ngo ngira gutya njye hanaha, aho ukumva ni wa muntu ugirira umutwaro igihugu, ugirira umutwaro abategetsi, wagirira umutwaro amatora, ukabona ni wa muntu ufite umutwaro muri we, kabone nubwo ntawamutumye kuba umutwaza, aragahora yiyumvamo, akagira umutwaro w'abagore batabyara, ingo zisenyuka, abakobwa batarongorwa, abasore batarongora, abantu bahombye mu bucuruzi, mbere ukabona muri we yifitemo ubumuntu n'umwuka wera n'umutwaro wo gutwaza abandi, kabonewe nubwo yaba atabirimo, atazi igituma abikora, ubwo asobanukirwe yuko ari umuhamagaro Imana yaguhaye. Ayo uranyumva neza cyane. Ndagira ngo abantu mvire ijambo ndimo baganiriza, kandi nukuri ndashaka ko tutugera muri uwo kumva bino bintu. No kuvuga ngo uwo mutwaro uzasengera YouTube, abasengera amacano, umva arasengera, nta muntu uri muri abana wakumva ukuntu asenga ukibata, ariko kuno muntu ufite umutwaro ntago we yitekerezaho, atekereza ku bandi cyane, mu nyungu z'abandi gusa cyane, ugase we yunguka ryari. ubundi ze wamugana yunguka ryari. Njye nabibayemo ndabizi cyane ukuri. Nabaga ku Gikongoro ugasanga batwaye mu mazi, mu butayu, ku musozi, nkibaze ngiye nsenga rya, mu byanjye ntabwo nyibyibuka, ariko igiye kunyishyura hera no kubyanjye, ariko burya rega uvomera abandi nabo aravomerwa. So iyo ufite rero uyu mutwaro muri wowe, ukumva wasengera nutabigusabye, ukumva asengeye Siriya kandi ari mu gihugu cy'u Rwanda, nta munyesiri uza kubimenya, ukumva asengeye Palestina ntabwo igira gute, ariko afite uwo ntazi na Palestina mubwira uti nibura nyereka icyerekezo ahiherereye, ntiyanahakubwira, afite umutwaro ati ntabyumvise Palestina barapfumana. Ukabona wa muntu afite umutwaro, afite igishyika, kunza umurimo w'Imana, akumva yaba ku rusengero, bakavuga ati nawe byerekana ko uri umuhamagaro w'Imana. Ikintu gikomeye ngiye kuvuga kindi, kibura ko ufite umuhamagaro w'Imana guhamagara kugambanirwa noneho. Oya se kandi mu gihe uri gushima Imana abandi bagucira ibicuko, nta bucakura, nta buryarya, ugasanga baragambanye, kuko ubwo bugambanyi avuga ngo bazabagambanira. Buryo ufite umuhamagaro nakugambanira, ntawagambanira nk'urugero, ntabwo ahugambanira ngo akujyana ahandi hantu, ahubwo muri uwo muhamagaro hari abantu bamenye Imana ikurimo bakayibona, bagashaka kuyizimya hakiri kare. Ibi nibyo tubamo mu matorero atandukanye. Atari kuburi yaje gute, ati gusobanura uwahe bakagupfobya nyine, bakandi bagambana, bakagira gute, ati ntabwo yari amasengesho. Ariko ujye umenya ko ubwo bugambane bushingiye mu gukira, ko Yesu yavuze ngo niba bagambanira bababeshyera muzishime, niba bahemukira muzishime. Ikindi ni uko ufite impano z'Imana, ushobora gusengera umuntu agakira utari pasiteri, ushobora kurota inzu igasohora utari umuvugabutumwa. Hari abantu mvuga ngo kubona ko zitanzwe egare pasiteri oya, cyangwa bifite ba nyirabyo, oya ikawukoresha gusengera umuntu agakira, kandi bene aba ntabwo banabirata, ahubwo badafite impano zo gusengera ubwo no babirata. Ngo je nahagaze hanse niba hari ibintu nanganira jambo kuvuga ngo basengeye abantu barakira, kandi muri iryo teraniro bamugaye wabahagurukije, si ikibazo gikomeye. Wavuze ngo icyo gihe Imana yarankoresheje, ningira amahirwe n'ubirankoresha nibura wabikoze, ko gihe utabikoze aho waje kandi bahari, barwaye sida, barwaye ibituntu, barwaye igifu, barwaye iki, barwaye amaguru, baracumbagera mu mbago, uratubwira ibyo wakoreye ahandi, uratubwira ibyo wakoreye ahandi, kandi na hano babikeneye. Imana rero ntiyakosha ku kibazo wabyisi byawe, ariko nubyita ngo ni Imana yabinkoresheje already biraza gukunda.
ntabwo byoroshye. hari ikindi gutotezwa nta mpamvu. Kugambana ni kimwe no gutotezwa. Ese ko numva nta mahoro abirimo byose. Ariko ry'imisiyerekana ko wahamagawe nyine. Abantu bose batotezwa bihangane, Imana iri mu byabo. Ikindi ni ugufasha abandi ariko hagera we kubakeneye bakakubura guhufasha. Menya ngo Imana imira gushaka kumufite umutima wo gufasha abandi, gufasha ababaye, ariko we hakenerwa kukeneye ubufasha. Kabura amaboko akwitaho. Nsubiga ko Imana ibyemera, ariko Imana ikabigukorera. Ahera bikora burya. Burango bw'amakuru burya nujya gukora ubukwe, abo wizeye ko bazaza n'abagutwera so bazagutwera. Abandi Imana yaremye mu ruhande rwawe ari baragushyigikiye. N'ibintu nabonye n'amaso buriya. Umuntu ashobora kuba muri ministeri akayikunda ati ndakunda umugabera ntararatandebye, ariko hagera ku cyitwa ifaranga agahita areba umugongo, hakaza undi mbonye bwa mbere ati mva reka support nyine gikorwa. Rero umuntu byerekana ko wahamagawe nuko uba supporter w'abandi, ugafasha abandi, ariko hagera ko ukeneye gufasha ukabura n'umwe. Umuhamagaro ko numva ugoye. Ntabwo ugoye cyane. Ni ibimenyetso byerekana ko ufite mu ngaho. Umuhamagaro w'Imana, ibimenyetso biwerekana. Uko ni ikintu cyiza no kwiyumvamo nyine, kwigisha abantu, kubabwira kwihana. Ikindi cyanyuma sinota n'imirimo igenda simbizo kumbaza, ndumva dusigaranye iminota nk'ine. Ikindi tusa nk'abaganira nyuma ni ugukunda Imana utayikunda isezerano yaguhaye, utayikunda ibyo yakubwiye, utayikunda ibyo izaguha, utayikunda ibyo yaguhaye, ukumva ukunze Imana 100%. Bibaho se? Iyo tugiye kubisoma bibaho. Iyo tugiye kubyumva tubisomye uzasome muri Yohana, ubutumwa bwa Yohana ibice 5, ngo nuko Yesu aramubwira ko twari twakubuze. Yesu wari uri he? Yesu arabwira ati ntago ari ngiye mushaka, ariko atabwo n'imitsima mwandiye. Ari abarondoye ariko. Bati mwebwe nta kindi kibazana. Ngo ngaho none barangije. Ati ngaho kora ibitangaza. Rero umutinda rotarya ati ngaho se ngaho nge kora ibitangaza ture badatabariye Mana mu butayo. No kuvuga ngo bari kumworiyanta mu bitangaza bashaka. Abariye ku mafi bagiye babwira basigaye mu rugo bati hari umugabo utubura amafi muzaze muri. Baraza bakajya bamubwira ngo ngaho ngera. Rero ati no wowe nta kibazo twuriyante. Arabatirika tukoriyante ndabona babyibagiwe wo ngaho kora ikintu badatabariye Mana mu butabeze. Avuga ati ninge Mana yavuye mu ijuru atireka reka mwene Mariya bayana yanga mu duzi. Uruwaho ko hari azagarira mu gihugu cy'abanya. Baramubwira ko ngo avuga ati ninge mutsima wo kurimo kuva mu ijuru. Ngo bose bari abakurikiye imitsima bose bari kubura, abaje gukira indwara bari kubura, abantu bose baragenda. Ngo arahindukira baza Petero ngo nange murashaka kugenda. Baramubwira ngo twakuvaho tukajya he ko rufite amagambo meza y'ubuzima. Tubose wowe urumva bari bazanywe n'ibintu bibuze bagira gute barigendera. So mu kimenyetso cyerekana kibanziriza ibindi bisigaye cyuko ufite umuhamagaro nuko ukunda Imana atari uko itazagwa ibyo wayisabye, ariko yabikora itabikora ukayigumaho. Ijambo ryo kwa Nebukadineza ryibuka. Barabwiye ati ariko turakongeza itanura 7 bane Meshake Saduraka na Abedinego. Ahabwa ati mva rose ibasha kudukiza kandi nahitagira gute nahitadukiza. Nta mpamvu yo gupfukamisha. Nase mu kibaya cya Adura ugira ngo hari nk'abayuda 3 gusa, hari abari bunamye n'ubutaka baburi gasa bahonze impanga, ariko abahungu 3 batireka ibasha kugira gute gukora kudukiza, ariko ko tabyumvikanyeho yadutengwa kandi itagira gute itadukiza. Nta mpamvu nimwe umva gushira amanga urabyumva. Abashize mu itanuro hapfu yagiye kubajugunyamo hagati ko nashyize nko 3 nkabona wa kane arimo n'umwana w'Imana ngo ni musohoke. Imana igutabaye n'uwaguhigaga yerekwa.
urumva umwami ati ndabona uwa kanasa yabibwiwe n'iki. Aleluya, abone ko tubyara twubatse ubuzima, baturebe abanzi babone ko dutambuka, imodoka yake bayibone, tubeho babirebe, turame babirebe, dukomeze babirebe. Mva nkubwiza ukuri, abanzi bagomba kwerekwa ibyiza. Hari umusore waririmbye ngo rwose barerekwa asife kabura hajyaona, umwanzi wanjye ntagapfa atarayabona ibyiza Imana yamvuze. Ariko ikimenyetso cyerekana ko uri mu muhamagaro nuko ukunda Imana, urukundo udashingiye ku bintu, utayikundira imitsima. nubwo tuzi neza ko ibitanga cyakora kubaha Imana yabifatanyije n'umutima unyuzwe bigira inyungu nyinshi, atari ko ukunda Imana ngo yari yarambwiye birapfenda biretse. No, ntibigaragara. Imana ikumpera umugisha. Sinzi yego, urakoze cyane. bimwe muri byo ni bimwe muri byo. Ahangaha twarebaga ku bimenyetso bishobora kukwereka ko ushobora kuba warahamagawe n'Imana. Twavuze byinshi ariko ushobora kubona kimwe muri ibyo ngibyo. Twongeraho kandi kamwe, gutotezwa n'abayobozi bakakuyoboye. Akangaka rero ndagira ngo tugashyireho umucyo. Bamwe mu nzu y'Imana cyangwa mu madini atandukanye cyangwa mu matorero bajya babyibeshyaho ndetse bagacika intege, bakavuga kuki ari njyewe bahora batoteza. Ufite umuhamagaro, bakubonye umuhamagaro uzabasimbura kwicaza, ahumure. Akanyuma gasoza kandi, iyo ufite umuhamagaro, Imana iguha ubita menta. Ubwo ni twavuga ko ari nk'umuyobozi se, umuntu wigiraho, ureba kimwe. Hari gahunda ya support y'umuntu mu buryo bw'amagambo, ukuza impano yawe. Nk'abavuga ubutumwa bose ureba hano ku mihanda, bafite uwo yigiye ku birenge buriya, hagira ukujyana muhamagaro. Njyana umugabo umwe nazanye ahantu, we ngwino barebe, basanga afite ijambo. Nuvuga ngo icyo gihe utangira kubona muri uwo muhamagaro, ubona support z'abantu zitari amafaranga, ahubwo bakaguhuza n'abandi. Ariko ubutunzi bwa mbere ni abantu nyine. Wahagarara kuri podium rimwe, nubwo mutongeye gusubirana, bakaba barakubonye, kavuga baturiya mugabo afite Imana, cyangwa bakaguhamagara ucyo ugasanga ukeneye umuntu ugeze kwa kuboko. So Imana ibahumugisha mu izina rya Yesu. Turabakunda cyane. Ngo ibyimenyetso tuvuze kimwe muri ibyo, ntago mbera ngo ubone byose cyangwa bize byose. Menya ngo warahamagawe, kandi uriho umuhamagaro. Mera nka wa muntu ngo vugana nanjye Mana. Abanzi bacu nibarame, Imana ibahe kurama, babone ibyiza udutegurira mu izina rya Yesu. Amen.